Ndagushimiye nshuti mukunzi wewe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu Inkuru Ishimishije TV, kandi nawe utari wakora subscribe ndagushishikariza guklika handitse subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka ziterwa no gukoresha umunyu nabi. Iyo umunyu ubaye mwinshi mu maraso, dore ingaruka zabyo. Hari gukunda kuribwa n'akabiretwa cyangwa se migraine, kurwara ishinya n'ibinyigisho by'amenyo, kuribwa mu mara cyangwa se intestin, kurwara indwara ya karizo cyangwa se iyo bita hemorrhoid. Usanga kandi byoroshye gufatwa n'indwara y'igituntu. Nyamara nanone kandi kurya umunyu mwinshi bishobora gutera indwara ya kanseri. Umunyu turya iyo ubaye mwinshi mu maraso utuma amazi adasohoka mu mubiri nk'uko bikwiriye. Iyo ayo mazi adasohokeye mu mpyiko nk'uko bikwiriye, n'imyanda nayo yagombaga gusohoka iguma mu mubiri, maze uwo mubiri ukabuhindutse urubuga rw'indwara nyinshi. Ibyo kurya bitagira umunyu ni ingirakamaro ku bantu bakunda kurwara indwara z'umutima, umwijima ndetse n'indwara z'impyiko. Nyamara ariko hari indwara zikeneye umunyu mwinshi, aho twavuga indwara zo kuruka cyangwa se izo bita vomisoma, indwara z'imitsi cyangwa se diare, gusohora ibyuya byinshi cyangwa se sueur. Ikindi tugomba kumenya ni uko abantu bimenyereza kurya umunyu mubisi bakunda kurwara indwara zo ku rurimi. Kora subscribe, ukore like, nurangiza ukore share kugira ngo wowe n'inshuti zawe mujye mukurikirana ibiganiro byacu.